Pesa ngapi? Saa hii ndio imekatika sasa hivi. Tulikuwa tunafika karibu. Muri kubireba ukuntu umuhanda uri gucika. Umuhanda warareba ukuntu ugenda ucika. Umuhanda murawureba ukuntu uri gucika. Uruwa ngo umuhanda uracitse Dumira. Hagati ya Dumira umanuka ujya Dumira. Ucitse none ahangaha neza ni Nyagasani imfashije. Nari nkugezeho neza abantu baramagaritse mu nzira barahagarika nyoberwa ibibaye mba ndahagaze mu guhagarara sasa nibwo uyu muhanda ngiye kubona mbona uraridutse wose uko mubireba dore murareba ukuntu ugenda wiyongera murareba ukuntu ugenda wiyongera muri kureba ukuntu ugenda wiyongera mwawubonye muri make nguwo uraguye inzira nta yindi nzira iri hafi na hafi ntayishoboka kigaragara kabisa ni igihe kinini kugira ngo uyu muhanda ukorwe hari amazi menshi imvura hano ni nyinshi imaze iminsi igwa kugira ngo nibyo dore biteye iyi mpanuka ngiyo tayari hagati aho rwose ni Nyagasani ukinze akaboko mba njyanye nawo nta buhanga bundi nkoresheje cyangwa iki ni Imana ikinze akaboko kumvira abantu bari barahangaha iyo ntabumvira mba ngiye so ngayo nguko nta kudutegemeya usibye kudufasha mukatubwira icyo twakora.